muri iyi si yose muri rusange izina rimaze kuba ryakwandikwa muri murandasi cyangwa se kuri interineti no ku mbuga nkoranyambaga inshuro nyinshi ntabwo ari izina ry'icyamamare musanzwe muzi mwese nka ba Elon Musk, ba Jeff Bezos n'abandi bose musanzwe muzi. Ni izina Yesu Kristo. Ibi ngibi ku muntu udasanzwe abizi ashobora kubyumva bigasa nkaho bimucanze, gusa ikiriho ni iki ngiki: bari abagabo bose musanzwe muzi b'ibikomerezwa bakomakomeye b'abakire ku isi bavutse mu kinyejana cya 20 kandi tuzi neza ko batararenza imyaka 100, mu gihe Yesu amaze imyaka irenga ibihumbi n'ibihumbi avugwa muri iyi si yacu muri rusange. Kugira ngo ubyumve neza ube wabasha no kubisobanukirwa neza, isi yacu cyangwa se ziriya kalendari zashinzwe na Gregorian na Julian kalenda bagira ngo babare imyaka neza bashingiye ku gihe Yesu Kristo yaba yarabereyeho. Iri zina Yesu Kristo niryo rimaze kuvugwa n'abantu batari bakeya hano ku isi, uhereye kuva isi yaremwa kugeza magingo aya na n'uyu munsi. Izina Yesu Kristo riracyari mu mitwe y'abatari bakeya. Iki kiganiro tugiyemo ni ikiganiro cy'amayobera matagatifu, usabwe kucyumva neza witonze kugira ngo utaza gutakara akantu ku kandi. Iki cyegeranyo tugiyemo ni icyegeranyo cy'amateka agaragaza Yesu Kristo, aho yavukiye, aho yagiye n'ibindi bikorwa byose yagiye akora n'ibyamuvuzweho byose. Mbahaye ikaze. Umugabo uzwi mu mateka ku izina rya Yesu Kristo cyangwa se Yeshuwa mu rurimi rwe kavukire rw'Abarumayiki, yavukiye i Yudeya, akarere ko mu majyepfo y'intara ya Lavanti mu burasirazuba bwo hagati. Kalendari y'Abakristo ikoreshwa cyane ku isi yose igaragaza umwaka wa mbere muri AD cyangwa se Anno Domini nk'umwaka Yesu yavukiyemo, nubwo abahanga benshi bemeza hashingiye ku bimenyetso bifitanye isano n'ibindi byabaye mu isi y'Abaroma ko yavutse hagati y'umwaka wa 7 BC n'uwa 4 BC. Nubwo ivuka rye ryizihizwa ku itariki ya 25 Ukuboza ku munsi wa Noheli, nta bimenyetso bifatika bihari bibigaragaza. Hafi ibintu byose birebana n'ubuzima bwa Yesu Kristo kuva ku ivuka rye kugeza ku rupfu rwe ndetse no kuzuka kwe byagenzuwe cyane n'abemera n'abatizera. Inkuru y'ivuka rya Yesu ni imwe mu zizwi cyane ku isi, ikaba iboneka mu butumwa bwiza bwa Luka no kwa Matayo. Luka niwe utanga ibisobanuro birambuye, avuga ko nyina Mariya, umukobwa w'isugi w'i Nazareti wo muri Galileya, yari agiye gushyingirwa Yosefu, umusore wari umubaji, bivugwa ko yari akomoka ku mwami Dawidi wo muri Bibiliya. Imana yohereje umumarayika Gaburiyeli kumenyesha Mariya umugambi w'Imana, ariwo ko azabyara umwana w'Imana binyuze mu Mwuka Wera. Matayo we yandika mu buryo butandukanye gatoya, avuga ko umumarayika yabanje kugaragara kuri Yosefu akamuhumuriza ko akwiye gukomeza gushyingirwa Mariya nubwo yamusanganye inda, kuko yari atwite umwana w'Imana. Bibiliya ivuga ko nyuma y'amezi Mariya yabyariye umwana w'Imana mu kiraro cyo mu mujyi wa Betelehemu. Betelehemu yari ahantu hemewe n'amategeko ho gutura kwa Yosefu, kandi we na Mariya bari bahajyanywe no kwandikwa mu ibarura ry'Abaroma. Abahanga benshi mu by'iyobokamana bagaragaje ko imigenzo ya kera cyane ku byerekeye Yesu itavuga ko yavukiye ari umwana w'Imana, ahubwo ko yabonye uwo mwanya nyuma y'urupfu rwe no kuzuka kwe. Indi migenzo yaje nyuma gato ivuga ko Yesu yabonye uwo mwanya nyuma yo kubatizwa. Ubutumwa bwiza bwa mbere ubwa Mariko ntibuvuga na gato ibyerekeye ivuka rya Yesu Kristo. Muri uru rwego hari abemeza ko Yesu nk'abandi bantu bose yari umwana wa Mariya ndetse na Yosefu. Ubutumwa bwiza n'indi migenzo ya kera bigaragaza ko Yesu yari afite abavandimwe. Mariko na Matayo bavuga ko yari afite abavandimwe 4: Yakobo, Yozesi, Simoni ndetse na Yuda, ndetse n'abavandimwe b'abakobwa batavuzwe amazina. Umuvandimwe wa Yesu witwa Yakobo avugwa n'umuhanga w'Umuyahudi Umuroma witwa Yosefu cyangwa se Josephus, ndetse n'intumwa Pawulo. Bombi bari hafi mu gihe cya Yesu. Intumwa Tomasi uzwi ku izina rya Yuda, izina rye rikaba risobanura impanga muri Arumayiki, rimwe na rimwe yafatwaga nk'impanga ya Yesu. Iki gitekerezo cy'uko Yesu yari afite abavandimwe cyahakanywe n'Abakatolika b'i Roma ndetse n'Abayisilamu b'Iburasirazuba. Bemeraga ko Mariya yakomeje kuba isugi ubuzima bwe bwose, bityo ntashobore kugira abandi bana.
bemeza ko aba bavandimwe bavugwa mu butumwa bwiza ari abavandimwe ba Yesu ku ruhande rw'indi miryango cyangwa se abana Yosefu yari afite mbere yo gushyingirwa na Mariya. Mbere yo gukomeza gusuzuma ubuzima n'ibikorwa bya Yesu, ni ngombwa gusuzuma uburyo amateka ya Yudeya y'Abaroma yari ateye mu gihe yabagamo, ndetse n'imiterere y'ibisobanuro bihari ku buzima bwe. Mariya na Yosefu bari Abayahudi. Inkomoko nyayo y'Abayahudi ntiramenyekana neza, ntiyigeze imenyekana kugeza na n'uyu munsi, ariko bavutse mu kavuyo gakomeye gakurikije isenyuka ry'igihe cya Bronze Age. Mu bihe bya kera, nk'abantu bari baganje igice kinini cy'intara ya Levant y'amajyepfo mu kinyejana cya 11 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Aha niho nyuma baganje mu bihugu bibiri, ubwami bwa Yuda n'ubwami bwa Isirayeli, aho abami nka Dawidi na Salomo baguye imipaka y'ibi bihugu by'Abayahudi mu karere kagutse kuva ku nkombe z'inyanja ya Mediterane, ku nyanja ya Galileya n'inyanja y'Umunyu, ndetse kuva mu majyaruguru y'inyanja ya Galileya kugeza mu majyepfo y'inyanja y'Umunyu n'ubutayu bwa Negevu. Abayahudi bari bahujwe n'amateka yihariye ndetse n'idini ryabo. Bavugaga ko inkomoko yabo ari mu Misiri, aho ngo bari baragizwe abacakara nk'itsinda rinini mu gihe cy'ubwami bushya. Umuhanuzi wabo ukomeye cyane yitwaga Mose niwe wayoboye Abayahudi gusohoka mu Misiri, maze nyuma y'imyaka 40 batembera mu butayu, bari batuye muri Levant y'amajyepfo bakaba imbaraga z'akarere. Bari bafite idini ryihariye iryo kwizera Imana imwe rukumbi ifite ububasha bwose. Ibintu byari bitangaje mu isi ya kera, aho gusenga Imana nyinshi cyangwa se icyo twita polytheism ari byo byari bisanzwe. Banasengaga mu buryo bujyanye n'idini ryabo, nko gukebwa, kubaha isabato nk'umunsi wo kuruhuka, ndetse no kwanga kurya inyama z'inyamaswa zimwe na zimwe, cyane cyane inyama z'ingurube. Gusenga kwabo kwibandaga ku ngoro nkuru y'i Yerusalemu mu mujyi mukuru w'ubwami bwabo, ubwami bwa Yuda n'ubwami bwa Isirayeli. Byari imbaraga zikomeye mu karere mu kinyejana cya 10, icya 9 ndetse n'icya 8 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, ariko nyuma byaje kugabanuka ubwo ibindi bihugu byo mu karere k'ubutaka bwera byari bigiye kuza ku isonga. Ubutegetsi bw'amahanga bwariyongereye cyane. Ibi byatumye Abayahudi bagaruzwa n'ubutegetsi bw'amahanga, cyane cyane mu ntangiriro z'ikinyejana cya 6 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, ubwo Abanyababuloni bashya bayobowe n'umwami Nebukadinezari wa kabiri batsindaga Levant y'amajyepfo bakarimbura ingoro y'i Yerusalemu, bigahagarika igihe cyiswe igihe cya mbere y'ikingoro. Banagize Abayahudi benshi abacakara babajyana i Mesopotamiya, igihe cyaje kwitwa ubucakara bw'i Babuloni mu migenzo y'Abayahudi. Nyuma y'igihe, Abayahudi batangiye gusubira mu gihugu cyabo, maze mu gihe cy'ubutegetsi bw'Abaperesi bwabayeho nyuma y'iyo myaka, bongera kubaka ingoro y'i Yerusalemu, bitangiza igihe cya kabiri cy'ingoro. Cyari kikiriho mu gihe Yesu yavukaga. Abayahudi bongeye kubona ubwigenge hagati mu kinyejana cya 2 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, ubwo Abamakabe bahagurukaga mu ntambara yo kurwanya ubwami bw'Abaselewuku b'Abagiriki, ariko ubwo bwigenge bwamaze igihe gito, kuko ubwo ubwami bw'Abaroma bwaguriraga imipaka mu burasirazuba bwa Mediterane mu kinyejana cya 2 n'icya 1 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Abayahudi baguye mu rwego rwo kuba igihugu cy'abakiriya b'Abaroma, bivuze ko umwami w'Abayahudi yakomezaga kuba umwami wa Yudeya, ariko mu by'ukuri yari umugaragu w'Abaroma. Umwami Herode niwe w'ingenzi muri abo bami b'abakiriya, akaba yarategetse imyaka hafi 30 mu gihe Yesu yavukaga. Mu byiciro bikurikiranye, Yudeya yarushijeho kwinjizwa mu bwami bw'Abaroma. Abami b'Abayahudi bo mu gihugu bagabanyirizwaga ububasha. Ingabo z'Abaroma zashyizwe mu bice nka Yerusalemu, ndetse hashyirwaho umuyobozi mukuru w'Abaroma nk'umucamanza mukuru w'Abaroma mu ntara ya Yudeya y'Abaroma mu mwaka wa 6 mu gihe cya Yesu. Ibi byahindutse ibintu by'ingenzi mu nkuru ya Yesu. Ubutegetsi bw'Abaroma bwazanye umuvurungano ukomeye muri Yudeya, cyane cyane bushingiye ku idini, ari naryo byagaragazaga Abayahudi nk'abantu batandukanye n'abandi nk'Abaroma. Mu gihe andi mahanga yari yarigaruriwe n'Abaroma, yakiraga ubutegetsi bwabo bishimye bitewe n'amahoro n'iterambere babazaniraga. Abayahudi bo ntibigeze babyemera mu buryo bumwe, kubera ko Abaroma bayoboraga Yudeya ni babi cyane, bari babi cyane, bayoboraga Yudeya nabi. Abami nka Kayizari Tiberiyo, umwe wayoboye ubwami bw'Abaroma hagati y'umwaka wa 14 mu gihe cya Yesu ndetse n'umwaka wa 37 mu gihe cye, ni muri Anno Domini, igihe kinini cy'ubuzima bwa Yesu, barushijeho kongera umuvurungano mu kwirengagiza ubwera bw'ingoro y'i Yerusalemu. Mu gihe ibi byabaga, abigisha b'idini batari mu murongo umwe n'abandi, n'amatsinda y'idini yarapfirapfiriye muri Yudeya. Ayo matsinda arimo Abayiseni, Abasadukayo n'Abazeri.
benshi muri bo bigishaga barwanya ubutegetsi bw'ababonaga nk'abayobozi b'ingoro b'i Yerusalemu n'uburyo bari barafashije abaroma kwigarurira igihugu cy'abayahudi kugira ngo barengere inyungu zabo bwite. Hari n'abandi bigisha b'inzererezi bakurikizaga inzira y'iyobokamana ryari rizwi nka Messianic Judaism, bakubaka abayoboke babo bagera mu bihumbi. Ubuzima bwa Yesu bwabaye muri uru rwego rwuzuye politiki, imibereho n'idini. Inkomoko y'ingenzi ku buzima bwa Yesu ni ibyanditswe bishya cyangwa se New Testament. Ibyanditswe n'abavugabutumwa bane barimo Mariko, Matayo, Luka ndetse na Yohana. Ibi byanditswe hagati y'umwaka 70 ndetse n'110 muri Anno Domini, imyaka myinshi nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo. Bityo si inkuru z'igihe cy'ukuri ku buzima bwa Mesiya. Ubutumwa bwa Yohana ari nabwo bwanditswe nyuma, bwanditswe hashize imyaka irenga 75 nyuma y'urupfu rwa Yesu Kristo. Mu migenzo ya kera byavugwaga ko abavugabutumwa bari abigishwa ba Yesu nk'uko byavugwaga kuri Matayo na Yohana, cyangwa inshuti zabo nk'uko byavugwaga kuri Mariko ndetse na Luka. Ariko mu by'ukuri ibyanditswe byanditswe n'abantu batamenyekanye, hanyuma bikitirirwa intumwa n'inshuti zabo kugira ngo byizerwe kurushaho. Abahanga benshi bemera ko ibi byanditswe bine byemewe byanditswe n'abayoboke b'ingenzi b'inyigisho za Yesu Kristo, nubwo bari batandukanye cyane nawe, kuko byanditswe mu Kigiriki aho kuba muri Arameyike, ururimi rwakoreshejwe cyane muri Levante y'amajyepfo mu bihe bya kera. Inkomoko ya mbere y'abakristo yizewe ni amabaruwa y'intumwa Pawulo, umwe mu bahingutse abakristo ba mbere. Aya mabaruwa yanditswe hagati mu kinyejana cya mbere muri Anno Domini. Ku bijyanye n'inkomoko itari y'abakristo, Yesu avugwa na Yosefu cyangwa se Josephus, umuhanga w'umuyahudi umuroma wandikaga mu mpera z'ikinyejana cya mbere muri Anno Domini, ndetse n'abanditsi b'abaroma Pliny the Younger ndetse na Tacitus bandikaga hagati y'imyaka 50 n'ijana nyuma y'igihe cya Yesu Kristo. Ibyo bavuze kuri Yesu Kristo ni bike cyane, bigaragaza ko Yesu atari umuntu w'ingenzi cyane mu isi y'abaroma mu gihe cye. Ibyanditswe byiza si biographies mu buryo bugezweho, ntibigaragaza neza uko ubuzima bwa Yesu bwagenze, kuko byo twabifata nk'intoranywa z'amagambo n'ibikorwa bye bigamije kwamamaza inyigisho ze. Ubutumwa bwa Mariko, Matayo ndetse na Luka buzwi nka Synoptic Gospels kuko buhuza mu bikubiyemo n'imiterere yabwo, mu gihe ubwa Yohana butanga inkuru zitandukanye ku buzima bwa Yesu kandi butizerwa cyane. Matayo na Luka byubakiye kuri Mariko, ariko bemezwa ko banashingiye ku nyandiko y'amagambo ya Yesu yizwe n'abahanga Q source itakiriho kugeza na n'ubu ngubu. Itandukaniro riri hagati y'ibi bitatu byerekana ko abavugabutumwa bakoresheje n'andi masoko n'imigenzo y'ijwi ku buzima bwa Yesu Kristo. Ibyanditswe bine byemewe ni igice gito cyane mu bitabo byinshi by'ivugabutumwa byari bihari. Ibyo bindi byiswe Apocryphal Gospels ntibyashyizwe mu isezerano rishya. Abahanga benshi bemera ko nta gaciro k'amateka bifite uretse ubutumwa bwa Tomasi n'ubwa Petero, bishoboka kuba byanditswe mu gihe cy'imyaka 100 nyuma y'ubuzima bwa Yesu Kristo. Iyo dusuzuma ibi byanditswe byemewe n'ibindi bitemewe, tugomba kumenya ko abayobozi b'itorero rya mbere ry'abakristo barishyizeho nk'idini ry'igihugu mu gihe cy'ubwami bwa Kayizari Constantino mu ntangiriro z'ikinyejana cya 4 mu gihe cya Yesu cyangwa se Anno Domini. Aribo batoranyije ibyo byanditswe babonaga bikwiye gukwirakwiza idini rishya. Ntibari abashakashatsi b'amateka, kandi intego yabo ntiyari ugutangira inkuru y'ukuri y'amateka ya Yesu Kristo. Bityo ibi byanditswe bigomba gusuzumwa neza, cyane cyane kuko kenshi bitandukanye mu bintu by'ingenzi. Kubera ibibazo byinshi, hari impaka nyinshi cyane ku bijyanye n'uko ibikubiye mu byanditswe ari ukuri ku buzima bwa Yesu Kristo, nuko hari ibindi byongewemo cyangwa byahinduwe n'abanditsi. Mwibuke, turi mu mateka ya Yesu Kristo. Ibyanditswe byiza byahinduwe kugira ngo bihuze n'imyemerere y'itorero, ndetse bishobora kuba byarongewemo n'ababyeyi b'itorero mu bihe byaje nyuma kugira ngo bihuze n'itorero bashakaga kubaka mu gihe cya Antiquité. Mu mwaka w'1985 abahanga b'Abanyamerika mu by'iyobokamana bateranye mu cyiswe Jesus Seminar. Bagiraga ngo bagerageze kumenya neza ibyo dushobora kwemeza ko ari iby'ukuri kuri Yesu Kristo mu mateka ye. Itsinda ryasanze 16% by'ibikorwa na 18% by'amagambo kuri Yesu mu byanditswe bine byemewe, ndetse no mu butumwa bwa Tomasi bitemewe bishobora kuba ari ukuri, kuko byari byaragaragajwe mu buryo buhuye mu byanditswe byose kandi bigakuzwa n'amatariki y'amateka. Nyuma yo kubona ibibazo bikomeye kuri Yesu Kristo,
dushobora kugerageza kumusubiza mu mateka nyayo nubwo inkuru zimwerekeyeho ziri mu buryo butandukanye. Ibibazo by'ingenzi bigaragara mu ivuka rya Yesu Kristo. Nta butumwa bwiza na bumwe butanga itariki cyangwa umwaka w'ivuka rye. Matayo na Luka bombi bavuga ko umwami Herode yari akiriho mu gihe Yesu yavukaga, nubwo yapfuye bidatinze. Bigaragaza ko Yesu yavutse mbere y'umwaka wa 4, ariko Luka avuga ko Mariya na Yosefu bagiye i Betelehemu kubera ibarura ryari ryateguwe n'Abaroma, nk'uko Yosefu cyangwa se Josephus abivuga. Iryo barura ryakozwe n'umuyobozi w'Abaroma mu ntara ya Siriya, Publius Sulpicius Quirinius, mu mwaka wa 6 mu gihe cya Yesu. Bityo dusigarana ibimenyetso bihabanye ku mwaka Yesu yavukiyemo. Ibi binagaragaza ikibazo ku hantu Yesu yavukiye. Matayo na Luka bombi bavuga ko yavukiye i Betelehemu, ariko batanga inkuru zitandukanye ku ngendo z'umuryango. Matayo yerekana ko Mariya na Yosefu bashobora kuba bari basanzwe batuye i Betelehemu mbere y'uko Yesu avuka, ariko umuryango waje guhungira mu Misiri nyuma yo kuburirwa ku mugambi wa Herode wo kwica abana bose bari munsi y'imyaka 2. Luka we avuga ko bagiye i Betelehemu kugira ngo bandikwe mu ibarura. Abanditsi bashobora kuba barashakaga gushyira ivuka rya Yesu Kristo i Betelehemu kugira ngo buzuze ubuhanuzi bwo mu isezerano rya kera bwavugaga ko umwana wo mu muryango wa Dawidi azavukira i Betelehemu akazaba umwami w'Abisirayeli. Ibi byatumye bamwe bavuga ko Yesu ashobora kuba yaravukiye i Nazareti, aho yavukiye kandi aho hamenyekanye cyane. Tugarutse ku bwana bwa Yesu, nta byinshi bizwi ku buzima bwe bw'ubwana, kuko ibyanditswe byiza byibanda ku buzima bwe nk'umwigisha w'idini. Matayo avuga ko Yesu yari umwana w'umubaji kandi ashobora kuba yarize umwuga wa se w'umubiri. Inkuru yonyine ivuga ku bwana bwe iboneka muri Luka, aho Yesu afite imyaka 12 yajyanye n'ababyeyi b'i Yerusalemu mu munsi mukuru wa Pasika. Nyuma y'uko ababyeyi batashye, Yesu yasigaye i Yerusalemu, maze ababyeyi be baramubura. Bamushatse iminsi 3, basanga ari mu ngoro y'i Yerusalemu aganira n'abigisha b'idini. Yarabatangaje cyane, baratangara ku bw'ubumenyi bwe. Mariya yamubajije impamvu atajyanye nabo, maze Yesu aramusubiza ati, ni kuki mwanshakaga? Nimuzi ko ngomba kuba mu nzu ya Data? Ariko umuryango we ntiyumvishe icyo yashakaga kuvuga. Nyuma yaho Yesu yasubiye i Nazareti hamwe n'umuryango we. Abashakashatsi bavuga ko iyi nkuru ari uburyo bwo gutegura inzira y'ubuzima bwe bw'igihe kizaza, aho yaje kwiyitirira umwana w'Imana. Ikintu gikomeye mu buzima bwa Yesu Kristo nuko yabatijwe na Yohana, umuhungu wa Zakariya, uzwi cyane ku izina rya Yohana Umubatiza cyangwa se John Baptiste. Nk'uko Luka bivuga, mu mwaka wa 29 mu gihe cya Yesu Kristo, mu mwaka wa 15 w'ubutegetsi bwa Kayisari Tiberiyo, Yohana yabaye umwigisha muri Yudeya, asaba abantu kwihana ibyaha byabo kuko umunsi w'urubanza wari wegereje. Ku Bayahudi benshi, umunsi w'urubanza ntiwari gushyiraho iherezo ry'isi, ahubwo wari impinduka ikomeye izazanwa n'Imana kugira ngo ikize Abisirayeli. Mu gihe abanyabyaha batihanaga, bazahanwa n'uburakari bw'Imana. Na n'ubu igihe abanyabyaha batihana, bazahanwa n'uburakari bw'Imana. Yesu yakiriye ubutumwa bwa Yohana maze arabatizwa, abatirizwa mu ruzi rwa Yorodani. Nk'uko Yosefu abivuga, Herode Antipa, umwami w'Abayahudi wari umugaragu w'Abaroma mu gihe cya Yesu, yahangayikishijwe n'ubutumwa bwa Yohana bwavugaga impinduka za politike, cyane cyane kunenga kwe kuba Antipa yarashatse umwuzukuru wa Herodiya. Ibintu byafatwaga nk'ibyaha mu mategeko y'Abayahudi kubera impamvu z'umutekano wa politiki. Antipa yafunze Yohana, amucira urwo gupfa, maze amwica amuciye umutwe. Dukomeje mu mateka ya Yesu Kristo, birashoboka ko Yesu yari mu buryo bumwe n'umusimbura wa Yohana Umubatiza cyangwa se John Baptiste mu rugendo yari yaratangije mbere y'uko apfa. Nk'uko ubutumwa bwa Mariko bubivuga, nyuma y'uko Yohana afunzwe, Yesu yatangiye umurimo we wo kuba umwigisha w'idini Galileya. Akwirakwiza ubutumwa bwa Yohana bwavugaga ko igihe cyo gucungurwa cyari hafi. Mbere y'uko abikora, ibyanditswe byemewe Synoptic Gospel bivuga ko yamaze iminsi 40 mu butayu asenga, n'igihe cyose akageragezwa n'umwanzi. Matayo na Luka bavuga ko Satani yasabye Yesu kwerekana ko ari we Mesiya, ahindura amabuye umutsima, kumwemerera kuba umwami w'amahanga yose ku buryo yemeye kumuramya, ndetse no kwiyahura akiyiriza ku gisenge cy'ingoro y'i Yerusalemu. Yesu yabusubije buri kigeragezo akoresheje amagambo yo mu isezerano rya kera, yanga kurenga ku mategeko y'Imana. Inkuru yo gutsinda kwa Yesu Kristo ku bigeragezo bya Satani ishobora gusobanurwa n'abahanga nk'uburyo bwo kwerekana intambara hagati y'icyiza n'ikibi,
izagaragara cyane mu nyigisho ze, ariko bishoboka ko Yesu koko yamaze igihe mu bwigunge yibwira ku butumwa bwe n'umubano we n'Imana. Nk'uko Luka bivuga, Yesu yari afite imyaka 30 ubwo yatangiraga umurimo we watandukanye na Yohana Umubatiza wakoreraga ku ruzi rwa Yorodani, agakurura abayoboke baturutse mu gihugu cyose cya Yudeya ndetse n'i Yerusalemu hose. Yesu yakoreraga mu mijyi ya Galileya mu majyaruguru ya Yudeya y'Abaroma. Ibyanditswe bivuga ko Yesu yabanje kwigisha mu mujyi we wa Nazareti, ariko abaturage baho bamwanga, bamumenya nk'umwana w'umubaji Yosefu, bamwirukana mu mujyi wa Galileya. Ubutumwa bwa Matayo buvuga ko nyuma yo kuva i Nazareti, Yesu yagiye i Kaperinawumu ku nkombe y'amajyaruguru y'inyanja ya Galileya gukwirakwiza ubutumwa bwe bwiza. Ariko Mariko na Luka bavuga ko yari amaze igihe yigisha i Kaperinawumu mbere y'uko asubira i Nazareti. Kaperinawumu yaje kuba nk'icyicaro cye, aho yigishaga kenshi mu masinagogi. Isinagogi zari zitandukanye n'ingoro y'i Yerusalemu, aho Imana itaragaragaraga yasengwaga kandi hakorerwaga ibitambo by'inyamaswa n'abatambyi. Isinagogi zari ahantu abaturage b'Abayahudi bahuriraga ku isabato baganira ku by'idini. Ibimenyetso by'amateka bigaragaza ko abantu bicaye ku mpande z'icyumba, umuyobozi ari hagati, bigafasha mu biganiro no mu mpaka. Yesu ashobora kuba yaratangiriye umurimo we nk'umwe mu baganiraga mu cyumba, asubiza umuyobozi w'isinagogi, nk'uko Mariko na Matayo babivuga. Yesu yabonye abigishwa ba mbere ku nkombe z'inyanja ya Galileya hafi ya Kaperinawumu. Yabonye Simoni na murumuna we Andereya bari kuroba, abategeka kumukurikira. Hafi aho yahasanze abavandimwe Yakobo ndetse na Yohana, abana ba Zebedeyo, bari kumwe na se ku bwato bategura inshundura. Bahise basiga se bajya gukurikira Yesu, basize se ku bwato. Birashoboka ko abo bagabo bane bari basanzwe bazi izina Yesu, ariko ntibisobanurwa uburyo bahise bareka byose bakamukurikira. Luka avuga ko Yesu yigishaga ari ku bwato bwa Simoni, amusaba kureka inshundura, nubwo Simoni yabanje kwinuba avuga ko ntacyo byatanga kuko bari baraye barora ijoro ryose ntacyo bafashe. Yaraziretse maze afata amafi menshi kimwe n'abandi barobyi bari kumwe nawe. Simoni yabonye ibi nk'ikimenyetso cy'uko Yesu afite umugisha w'Imana, maze we n'inshuti ze baramukurikira. Ikimenyetso cy'amafi, amazi n'imigezi. Turacyari mu mateka ya Yesu Kristo. Iki kimenyetso kigaragara cyane mu nkuru za Yesu Kristo. Abo bagabo bane nibo ba mbere mu itsinda ryihariye ry'abayoboke ba Yesu, baje kwitwa abigishwa 12 cyangwa se intumwa 12. Hari itandukaniro mu rutonde rw'abigishwa 12 rwatanzwe mu byanditswe byemewe Synoptic Gospel. Mu gihe Yohana atatanga urutonde rwuzuye, ibyanditswe byose byerekana uruhare rukomeye rwa Simoni waje kwitwa Petero, n'abavandimwe Yakobo ndetse na Yohana murumuna wa Petero. Andereya avugwa mu byanditswe byose bine, kimwe na Tomasi ndetse na Filipo. Nubwo bagira uruhare rugaragara cyane mu butumwa bwa Yohana, ibyanditswe byose bine bivuga Yuda Isikariyota nk'umwigishwa wamugambaniye. Ibyanditswe bitatu byemewe, Matayo, Mariko ndetse na Luka, bivuga Matayo, Barutolomayo, Yakobo wa kabiri umwana wa Rufayo na Simoni wa kabiri. Matayo na Mariko bavuga ko umwigishwa wa 12 ari Tadeyo, ariko Luka we avuga ko undi ari Yuda umwana wa Yakobo, amuvuga nka Yuda ariko Yuda utari Isikariyota, kugira ngo bamurinde kwitiranywa n'umugambanyi wa Yesu. Mu Cyongereza kenshi yitwa Jude. Mu kugerageza guhuza urutonde, Tadeyo na Yuda bafatwa nk'umuntu umwe. Yohana nawe avuga ko Yesu yari afite umwigishwa witwa Natanayeli, udakunzwe kuvugwa ahandi muri Bibiliya. Impamvu y'iyi mvurungano ishobora kuba ari uko umubare wa 12 wari ufite igisobanuro cyihariye. Abanditsi b'ibyanditswe byiza bashakaga kwemeza ko abigishwa bari 12, nubwo amakuru bari bafite ku bigishwa ashobora kuba yarahabanye, ariko hari ukuri mu bisobanuro byabo. Iyo amazina n'imiterere yabaza kuba yarahimbwe n'abanditsi baje nyuma, ntibari kwitiranya abasomyi bavuga ko hari abigishwa 2 bitwaga Yakobo ndetse n'abandi 2 bashobora kuba bitwaga ba Yuda. Ibyanditswe bigaragaza ko nyuma yo gukusanya abigishwa be, Yesu n'abigishwa be bazengurutse mu mijyi n'imitumba ya Galileya bakwirakwiza ubutumwa bwabo bwiza. Matayo na Luka bombi bavuga ko Yesu yigishije mu mitumba cyangwa se mu misozi ya Korazini, bishoboka ko bari Bethsaida, ariko ko abaturage
abaturage baho banze inyigisho ze. Yesu asa n'uwirinze kujya mu mijyi minini ya Galileya nk'umujyi wa Seforisi hafi ya Nazareti, wari umujyi munini cyane mu karere kandi wari waragize ingaruka z'umuco w'Abagiriki n'Abaroma, ndetse n'umurwa mukuru w'Abaroma Tiberiya wubatswe na Herode Antipa hafi y'umwaka wa 25 nyuma y'ipfa rya Yesu Kristo. Ku nkombe z'inyanja ya Galileya, kwibanda kwa Yesu ku bice by'icyaro bishobora kuba byaragaragazaga inkomoko ye ndetse n'ubutumwa bwe bw'uburinganire bwavugaga ko buri wese n'abakandamijwe bafite umwanya mu bwami bw'Imana. Ubutumwa bwa Matayo burimo amabwiriza Yesu yahaye abigishwa be yo kutajyana amafaranga mu rugendo, ahubwo bakabaho ku nkunga yo kugira neza no gusura abantu b'inyangamugayo mu mujyi buri umwe. Abagize umuryango wa Yesu ntibagaragara nk'abamukurikiranaga mu ngendo ze zose. Yosefu ntavugwa na rimwe nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo, naho Mariya agaragara inshuro nkeya nyuma y'ivuka rya Yesu Kristo. Umugore w'ingenzi ugaragara kenshi mu nkuru z'umurimo wa Yesu ni Mariya Magadalena, umuyoboke uvugwa kenshi mu byanditswe byemewe kurusha bamwe mu bigishwa. Byongeye kandi kuba avugwa nk'umufasha wa Yesu mu butumwa bwa Filipo butemewe byatumye bamwe batekereza ko ashobora kuba yari umugore wa Yesu. Usibye kwigisha, Yesu yahawe icyubahiro cyo gukora ibitangaza byinshi. Abakristo babifata nk'ikimenyetso cy'ububasha bwe bw'Imana nk'umwana w'Imana, ariko Abayahudi bo mu gihe cya Yesu bemeraga ko ibitangaza bishobora kuba ku muntu wese usenga kandi agahabwa umugisha n'Imana. Mu Banyaroma n'Abagiriki, kwizera ibijyanye n'uburozi cyangwa imbaraga zidasanzwe ntibyari ibintu bitamenyekanye cyane, ndetse n'abarwanyaga Yesu bemeraga ko ibitangaza byari ukuri, ariko bavugaga ko akoresha imyuka mibi aho gukoresha Imana y'ineza. Ibitangaza bya Yesu byibandaga cyane ku gukiza abarwayi. Nubwo hari abaganga mu isi ya kera, hari abaganga, kumenya kwabo kwari kugabanije ku buryo kwivanga kwabo kenshi byabaga bibi, bityo abarwayi bagahindukira basenga ngo bakizwe. Ikigereranyo gikomeye cyane ni inkuru yo kuzuka kwa Lazaro w'i Betaniya. Mu mateka, Yesu ntiyari wenyine mu bigisha b'Abayahudi b'Abamesiya bizerwaga ko bakora ibitangaza. Yosefu cyangwa se Josephus yanditse kuri Home ukura umuzenguruko, umuntu wo mu kinyejana cya mbere y'ivuka rya Yesu Kristo wari uzwiho gusenga Imana ngo izane imvura, akiyizira mu muzenguruko yishushanyije kugeza imvura iguye. Gusa uyu muzenguruko sinzi ngo usobanuye iki. Ahari mubaye mubindusha mwatubwira muri comment ku bakristo bari hano. Ubushobozi bwa Yesu bwo gukora ibitangaza bwafatwaga n'abayoboke be nk'ikimenyetso cy'uko afite umugisha w'Imana, ariko ntibyari ikimenyetso cy'uko ari Imana ubwe. Abayahudi batandukanyaga hagati y'abafite impano zidasanzwe cyangwa se charismatics bashoboraga gukora ibitangaza basenga Imana, n'abarozi cyangwa se abamajisi bakoreshaga imvugo n'imihango yihariye. Ubutumwa bwa Mariko bushyira imbaraga ku bitangaza bya Yesu Kristo, bugaragaza cyane ibitangaza by'ubushobozi bwo gusenga, ariko bukagaragaza n'ibitangaza bisa nk'uburozi, nko gukiza impumyi amuciriye mu maso no kumushyiraho amaboko. Matayo na Luka bo ntibashingiye cyane ku bitangaza ngo berekane ko Yesu ari Imana, ahubwo babikoresha cyane mu kwerekana ko Yesu yari umwe mu basohoza ubuhanuzi bwa kera ku kuza k'uwatoranyijwe mu Bayahudi. Ibitangaza mu butumwa bwa Luka bigaragaza impuhwe za Yesu Kristo ku bakene no ku bagore. Urugero, ubwo yigishaga mu isinagogi ku isabato, Yesu yakijije umugore utabashaga gukomeza umugongo we, amushyiraho amaboko. Nubwo umuyobozi w'isinagogi amucyahira kuba yakoze ku isabato, Yesu yasubije neza ko nta mpamvu yo kumubuza gukora ibyiza ku munsi wera wo kuruhuka. Mariko avuga ko Yesu yasabaga abarwayi be guhisha ibitangaza yabakoreye, ariko izina rye ryakwirakwiye vuba muri Galileya ku buryo atashoboraga kujya ahantu hatandukanye atabwiririwe n'abantu. Yesu yivugiye ku izina rye nk'umukiza ubwo abafarisayo bamunengaga kuba ari kumwe n'abanyabyaha mu rugo rw'umusoresha Levi. Ubwo butumwa bwa Matayo bwita Matayo kandi bukamuranga nk'umwigishwa. Dukomeje mu mateka ya Yesu Kristo, Yesu yigeze gusubiza ati, si abameze neza bakeneye umuganga, ahubwo ni abarwayi. Sinaje guhamagara abakiranutsi, ahubwo ni abanyabyaha. Bimwe mu bitangaza bizwi cyane bya Yesu bifite aho bihura n'iby'inyubako kamere, harimo inkuru ivuga ko yanyuze hejuru y'amazi agasanga abigishwa we aho bari bafashwe n'umuyaga mwinshi bari mu bwato bambuka inyanja ya Galileya. Hari n'inkuru zivuga ko Yesu yahaye abantu ibihumbi byinshi byo kurya akoresheje imigati mike n'amafi makeya, ndetse mu bukwe bw'i Kana yahinduye amazi divayi ubwo abashyitsi baburaga icyo banywa. Nubwo abigishwa be batangajwe cyane n'uko yanyuze hejuru y'amazi,
ibitangaza byo kugaburira abantu ibihumbi ntibyatunguranye cyane muri rubanda. Abahanga bavuga ko izi nkuru zishobora kuba zaragutse kugira ngo bigaragaze ko Yesu yari afite abayoboke benshi kurusha uko byari bimeze mu by'ukuri. Abayoboke be bamubonaga nk'umuntu wahawe umugisha n'Imana, ushobora gukiza abarwayi, gutanga ibyo kurya byinshi no kugenzura ibidukikije igihe bikenewe. Ariko niba bamubonaga nk'Imana ubwe, ibyo biracyari impaka muri rubanda. Hari abahanuzi benshi b'abamesiya muri Yudeya mu gihe cy'Abaroma, Yesu akaba yari umwe muri bo. Ikibazo kivugwa kenshi cyo kuba Yesu yarabwiye abayoboke be ko ari umwana w'Imana gishobora kuba kitari icyo kwiyerekana nk'Imana ubwe, kuko ashobora kuba yarabivuze mu buryo bw'igisobanuro cyagutse. Yavugaga ko abantu bose ari abana b'Imana, bityo buri mugabo akaba umwana w'Imana mu buryo bwagutse. Ubutumwa bwa Mariko bushyira imbaraga ku bitangaza bya Yesu, ariko Matayo na Luka bo baha agaciro cyane inyigisho ze. Abahanga mu by'iyobokamana bakoresha uburyo butandukanye mu kugenzura inkuru ziri mu byanditswe byemewe, bigatuma basanga ibisobanuro bitandukanye ku nyigisho ze. Inyigisho zizwi cyane za Yesu Kristo ziboneka mu nyigisho zo ku musozi, Sermon on the Mount. Mu gice cya 5 cy'ubutumwa bwa Matayo, uwo mwigisho utangizwa n'uruhererekane rw'amasezerano y'ublessing yitwa Beatitude, arimo amagambo azwi cyane mu Bukristo nka hahirwa abakene mu mitima kuko ubwami bw'ijuru ari ubwabo. Irindi rakavuga ati hahirwa abicisha bugufi kuko bazahabwa isi. Hahirwa abashaka amahoro kuko bazitwa abana b'Imana. Ubutumwa bwa Luka mu gice cya 6 buzwi nka Sermon of the Plain burimo amasezerano 4 asa n'aya ya Matayo, ariko bukongeraho amagambo 4 yo gucyaha abakire n'abafite ububasha. Luka agaragaza Yesu nk'umwigisha w'impinduramatwara y'imibereho uharanira kuzamura abakene no gucyaha abakomeye, mu gihe Matayo agaragaza Yesu nk'utavugana cyane n'ubutegetsi. Mu nyigisho ze, Yesu yakoresheje kenshi igitekerezo cy'ubwami bw'Imana cyangwa ubwami bw'ijuru. Abahanga mu by'iyobokamana baganira cyane ku bisobanuro by'iri jambo. Bamwe bavuga ko Abayahudi bo muri icyo gihe babisobanuraga mu buryo bubiri: nk'ubwami bw'ijuru bw'iteka aho imitima yabo izajya nyuma yo gupfa, cyangwa nk'ubwami bw'Imana buzaza ku isi aho Imana izagaragaza imbaraga zayo. Ubwami bw'Imana bushobora kuza mu gihe cyabo, cyangwa Imana ikazazura abizera nyuma y'urupfu rwabo kugira ngo babone ubwiza bw'ubutegetsi bwayo ku isi. Mu buryo buke, Abayahudi bemeraga ko ubwami bw'Imana bwariho ku isi mu buryo bumwe, kuko Imana yashoboraga kwinjira mu bibazo by'abantu isubiza amasengesho yabo. Mu byanditswe byemewe, Yesu yagarutse kenshi ku bwami bw'Imana mu buryo bwose. Umuhanga w'Umudage witwaga Albert Schweitzer mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 yavuze ko Yesu yari yarahanuye ko ubwami bw'Imana buzaza ku isi vuba, ariko abahanga b'iki gihe bavuga ko Yesu w'amateka yavugaga gusa ku bwami bw'Imana nk'uburiho aha n'ubu. Iyo dusuzuma ibyo Yesu yabwiye abayoboke be n'abamwumvaga, tubona impamvu ashobora kuba yarabangamiye ubutegetsi bw'Abaroma ndetse n'abayobozi b'ingoro y'i Yerusalemu. Akenshi yavugaga ku guhindura ibintu mu buryo bw'imibereho n'ubutegetsi, avuga ati abanyuma bazaba aba mbere n'abambere bazaba aba nyuma. Iyi nsanganyamatsiko igaragara muri Beatitude, aho Yesu yemeza ko abakene bazahabwa umugisha mu bwami bw'Imana. Umugani w'umwana w'ingaragu, Prodigal Son, ugaragara muri Luka, werekana ko Yesu yemera Imana y'imbabazi, yiteguye kwakira abanyabyaha bihannye mu bwami bwayo. Uwo mugani uvuga ku mugabo wari ufite abahungu 2, umukuru yagumanye na se mu rugo, naho umuto afata indagano yaragenda. Vuba aha yakoresheje amafaranga ye yose, hanyuma asigara arya ingurube. Ibintu byangwaga cyane n'Abayahudi kuko ingurube zafatwaga nk'izanduye, ariko ubwo yasubiraga mu rugo asaba imbabazi, se yarishimye cyane, ategeka ko hakorwa ibirori byo kumwakira. Umuvandimwe mukuru yinuriye se ko yari yarabaye umwana wizerwa ubuzima bwe bwose, ariko atigeze ahabwa ibirori nk'umuvandimwe we mutoya. Se yamusobanuriye ko byose byo mu rugo byari ibye, ariko ko yari asubije umwana we mutoya wari warawiriwe irengero burundu. Ubutumwa bwa Luka, Imana yitegura kwakira cyangwa se yiteguye kwakira umunyabyaha wese wiyemeje gusubira mu nzira yayo. Ibi bishobora gusobanurwa nk'uko Yesu yavugaga ko abari barayobejwe n'abayobozi b'ingoro y'i Yerusalemu bari abarya ruswa bashobora kwakirwa mu buntu bw'Imana nibaramuka bihamye.
Kwemera kwa Yesu kwakira abanyabyaha no kwizera Imana y'imbabazi bigaragara nk'ibihabanye n'inyigisho zo ku musozi, aho yasabaga abayoboke be gukurikiza amahame akomeye kurusha y'amategeko y'Abayahudi yasabaga. Urugero, Yesu yizeraga ko gusenda umugore bikwiye kubuzwa, kuko gushaka undi mugore byafatwaga nk'ubusambanyi. Ibi byarengaga ku mategeko y'Abayahudi yemeraga ko umuntu ashobora kwibeshya mu guhitamo uwo bashakana. Ahandi mu kindi cyigisho cyo ku musozi, Yesu yibutsa itegeko rihana kwica, ariko akavuga ko no kurarikirira umugore wundi ari icyaha. Ku bijyanye n'ubusambanyi, Yesu yaburiyemo ko kureba umugore mu buryo bw'irari ari ubusambanyi bwo mu mutima. Amabwiriza yo kugarura ikindi gihango no gukunda abanzi nabyo byerekanwa nk'ibirenze amategeko yo mu isezerano rya kera. Ahandi mu byanditswe, Yesu yagaragaje ko atemeraga gukurikiza amategeko y'Abayahudi mu buryo bukomeye. Mu byanditswe bitatu byemewe cyangwa se synoptic gospel, abigishwa ba Yesu banenzwe n'abafarisayo kubera gusarura ingano ku isabato. Yesu yarabasubije ati, isabato yaremwe ku bw'abantu, si abantu ku bw'isabato, bityo umwana w'umuntu ni nyagasani w'isabato. Ese mwumvisha aka kantu neza? Isabato yaremwe ku bw'abantu, si abantu ku bw'isabato, bityo umwana w'umuntu ni nyagasani w'isabato. Ubutumwa bwa Yesu bwatumye abahanga benshi bavuga ko yari umuyobozi w'impinduramatwara y'imibereho. Yahanganaga n'ubutegetsi bw'Abaroma ndetse n'ubw'Abayahudi. Ubutumwa bwe ntibwari kure cyane n'ubw'abanyafilosofi bo bagira ikibuzwi nka sayinesi. Aba basayinesi bari abo mu kinyejana cya 4 n'icya 3 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo. Bahakanye imigenzo y'abantu, bakabaho mu buryo bw'ibinyabuzima aho gukurikiza amategeko y'abantu. Yesu ashobora kuba yaravugaga mu buryo bujyanye n'ubumenyi yari afite kuri abo basayinesi, kandi yari umuntu uzi byinshi, wamenyaga ubumenyi bw'ingenzi bwa Buda ndetse n'iyobokamana rya Zoroaster. Idini ry'Abaperesi ryizera Imana imwe mu bihe bya kera. Muri rusange, Yesu ashobora kugaragara nk'uwahanganye n'imyumvire y'abayobozi b'Abayahudi yo kugabanya abantu, Abayahudi n'abanyamahanga, abera n'abanduye, abakire ndetse n'abakene. Nubwo Yesu yari afite imbaraga nyinshi, ibyanditswe bigaragaza ko hari aho inyigisho ze zanze kwakirwa. Abamwumvaga bamwe barazihinyuye. Hari inkuru mu byanditswe zizwi nka controversies, aho abamurwanyaga cyane cyane abafarisayo bamunengaga gukora ibintu babonaga nk'ibinyuranye n'amategeko y'Abayahudi. Ariko birashoboka ko abanditsi b'ibyanditswe bashyize amagambo ya Yesu mu bundi buryo kugira ngo bagaragaze impaka z'iyobokamana. Ahandi, Yesu yakundaga gusangira n'abanyabyaha n'abasoresha, ndetse yanze imigenzo ikomeye ya Yohana Umubatiza, bikaba byaratumye bamwe batamukurikira. Nubwo umubare w'abamukurikira ushobora kuba utaruzwi neza, birashoboka ko Yesu yivugaga nk'umuvugizi w'Imana. Abanditsi b'ibyanditswe bamubonye nk'umukiza cyangwa se Mesiya. Ijambo mu kirimi cya Arameyike no mu Giheburayo risobanura uwatoranyijwe, mu Kigiriki rikaba Christos cyangwa se Christ. Iri jambo ryakoreshejwe n'Abayahudi ku bahanuzi n'abami, ariko mu byanditswe Yesu yivugaga cye nk'umukiza. Yesu yagaragajwe nk'umwana w'Imana si mu nkuru z'ivuka rye gusa, muri Matayo ndetse na Luka harabigaragaza neza, ahubwo no mu gihe yabatirijwe mu ruzi rwa Yorodani. Mu butumwa bwa Mariko, Imana yamwemeye nk'umwana wayo nyuma yo kubatizwa, mu gihe intumwa Pawulo wabayeho mbere ya Mariko avuga ko Yesu yagizwe umwana w'Imana nyuma yo kuzuka. Ikindi kigaragara kenshi mu byanditswe ni umwana w'umuntu. Izina Yesu yakoresheje kuri we, ariko rimwe na rimwe rikerekeza ku muntu uzazana ubwami bw'Imana ku isi ku gihe cya vuba. Ushobora kuba yari undi muntu. Birashoboka ko aya mazina atatu atagaragaza neza uko Yesu yifuzaga kwiyerekana nk'intumwa y'Imana mu bwami bwayo buzaza ku isi. Inkuru y'urupfu n'izuka rya Yesu Kristo irazwi cyane n'abantu benshi, atari abakristo gusa. Byabaye mu kwezi kwa Nisani kw'Abayahudi, kugwa hafi ya Mata buri mwaka. Yesu n'abigishwa be bajyanywe i Yerusalemu kwizihiza Pasika y'Abayahudi, ibintu byibukwa ku migenzo y'abakristo uyu munsi mu kwizihiza Pasika. Umwaka ibi byabereyemo uracyari impaka kugeza na n'uyu munsi. Abahanga benshi bemera ko Yesu yari mu mwaka wa 3 w'umurimo we, afite imyaka 33 icyo gihe. Ariko kubera ko umwaka w'ivuka rye ukiri impaka kugeza na n'uyu munsi, tugomba kubishakisha mu bundi buryo. Icyo bizwiho nuko Ponsiyo Pilato yari umuyobozi wa Yudeya icyo gihe. Hari ibimenyetso bigaragaza ko Pilato yayoboye hagati y'umwaka wa 27 ndetse na 36 mu gihe cya Anno Domini. Bityo kugera kwa Yesu i Yerusalemu byabaye muri icyo gihe. Niba twemera ko umwaka wa 4 mbere y'ivuka rya Yesu Kristo ari umwaka ushobora kuba yaravukiyemo, kandi ko yari afite imyaka 33 ubwo yabambwaga, dushobora kuvuga ko byabaye mu mwaka wa 29 muri Anno Domini. Yesu n'abigishwa be bageze i Yerusalemu mbere y'umunsi mukuru kugira ngo bakore imihango yo kwiyuhagira, harimo no gutamba umwana
ko yakiriwe n'imbaga yamuhaye icyubahiro ivuga iti hahirwa uje mu izina ry'umwami. Muri Matayo na Luka bamuhaye icyubahiro nk'umwana cyangwa umuragwa wa Dawidi. Ku munsi wakurikiyeho Yesu yagiye mu ngoro maze ahindura ameza y'abacuruzi n'intebe z'abacuruzi ze, abashinja guhindura ingoro inzu y'amasengesho ikaba ubwisho bw'abambuzi. Mu gice cya 13 cya Mariko, Yesu yahanuye ku ngoro y'i Yerusalemu ati nta n'ibuye rizasigara hejuru y'irindi, kandi ku bibazo byinshi bizagera ku bigishwa be, ariko yabahumurije ko ibi ari ibimenyetso by'uko ubwami bw'Imana buri hafi. Matayo na Mariko bavuga ko abamurwanyaga bamushinje kuvuga ko ashaka gusenya ingoro. Gusa tugomba kumenya ko ibi byanditswe bine byemewe byanditswe nyuma y'imyaka myinshi ingoro y'i Yerusalemu yarasenywe. Iyi ngoro ya kabiri y'i Yerusalemu yarasenywe, isenywa n'Abaroma mu mwaka wa 70 muri Anno Domini, mu gihe cy'intambara y'Abayahudi izwi cyane. Bityo ubwo Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohana bavugaga ko Yesu yahanuye gusenywa kw'ingoro, bari bafite ubumenyi ku byabaye nyuma y'imyaka 70 ugereranyije n'igihe cya Yesu. Ibyo Yesu n'intumwa ze bakoze i Yerusalemu mu gihe cya Pasika byarakanguranyije cyane, byakangaranyije abayobozi b'ingoro. Ibi bigaragara neza mu makuru yose akiriho. Umubare w'abantu benshi bamwakiriye ushobora kuba warerekanye ko abayoboke be bari bari kurushaho kwiyongera ku buryo byatangiye guteza impungenge abatambyi bari bafite ububasha bukomeye mu mujyi. Kwinjira kwa Yesu mu ngoro no guhindura ameza y'abacuruzi ndetse no kuvuga kuri ibyo byose byabaye mu ngoro byari ibitero ku buyobozi bw'ingoro. Ibi byanahangayikishije Herode Antipa, umwami w'Abayahudi wari umugaragu w'Abaroma. Mu gihe Yesu yigishaga mu byaro bya Galileya, ubutumwa bwe bw'impinduramatwara y'imibereho byafatwaga na Antipa n'abatambyi b'i Yerusalemu nk'ibitekerezo by'umwigisha wo mu ntara ufite abayoboke bake. Ariko ubwo yazanye ibyo bitekerezo mu mutima w'isi y'Abayahudi, yahise afatwa nk'icyago ku muryango kandi yagombaga gukurwaho. Mu cyumweru cya Pasika, Yesu yakomeje kwigisha no gukora ibitangaza i Yerusalemu. Ku munsi wa Pasika nyirizina, Yesu yasangiye n'abigishwa be mu birori byaje kwitwa ifunguro rya nyuma cyangwa se Last Supper. Ibyo byavuzwe mu byanditswe bitatu byemewe ndetse na Pawulo, nubwo hari itandukaniro mu bisobanuro. Yesu yabwiye abigishwa 12 ko umwe muri bo aza kumugambanira. Matayo na Luka bavuga ko Yuda Iskariyota yari yahawe amafaranga ngo amugambanire. Kuko abayobozi b'ingoro batari bamuzi, Matayo yongeraho ko Yuda yahawe ibiceri 30 gusa by'ifeza. Mu gihe bari bari gusangira, Yesu yafashe umugati arawumanyura, abwira abigishwa be ko ari umubiri we. Hanyuma afata igikombe cy'inzoga arakibaha, ababwira ko ari amaraso y'isezerano. Ibi bikorwa byo guhindura umugati n'inzoga mu mubiri n'amaraso bya Kristo byaje kuba igice cy'ingenzi mu myizerere y'Abakristo, ari byo bituma habaho isakaramento ry'Ukaristiya muri misa. Nyuma y'ifunguro rya nyuma cyangwa se Last Supper, Yesu ntiyagerageje guhunga i Yerusalemu, ahubwo yajyanye n'abigishwa be ku musozi asengera mu busitani bwa Getsemani. Yari afite agahinda kenshi, ananenga abigishwa be kuba baryamye mu gihe bari gusenga. Yesu yabajijwe n'umutambyi mukuru w'i Yerusalemu wamushinje kwivuga nk'Imana, hanyuma akamusabira urupfu. Nubwo impamvu nyayo ishobora kuba yari ugushaka kubungabunga umutekano rusange, icyemezo cyemejwe n'urukiko rw'abatambyi maze bamushyikiriza Ponsiyo Pilato, umuyobozi w'Abaroma muri Yudeya. Ibyanditswe bigaragaza Pilato nk'uwabonye Yesu nk'utagize icyaha, ariko akemera ibisabwa n'abatambyi n'imbaga y'Abayahudi, maze ategeka ko Yesu abambwa. Iyi nkuru yerekana Pilato nk'utarigeze yifuza ko Yesu abambwa, ariko nanone igashyira icyaha ku Bayahudi. Abayobozi b'itorero rya mbere ry'Abakristo bari abanyamahanga aho kuba Abayahudi. Bashakaga kwitandukanya n'Abayahudi kubera intambara nyinshi bari barakoze n'Abaroma hagati y'umwaka 66 ndetse n'umwaka wa 135 mu gihe cya Anno Domini. Bityo byari uburyo bwo kwerekana ko Abakristo ari idini ritandukanye n'Abayahudi kandi ko bari inshuti z'Abaroma. Ibi byaje gutuma Abayahudi bashinjwa urupfu rwa Yesu Kristo mu byanditswe, bikaba intandaro y'urwango rw'Abayahudi cyangwa se icyo twita antisemitisme rwakomeje mu mateka y'Abakristo. Ku wa gatanu ku itariki ya 15 Nizani, Yesu yajyanywe hanze y'umujyi hamwe n'abandi bagome babiri, abambwa ku musozi wa Golgota nk'uko Matayo na Mariko babivuga. Ahagana saa 9, Yesu yaravuze ati, Mana yanjye niki gitumye unyihorera? Ibi bishobora kuba byari ugusaba Imana kurangiza umubabaro ye, cyangwa yari yizeye ko Imana izamurengera ikamushyiraho nk'intumwa yayo ku isi.
ariko ubwo yakomezaga kubabazwa ku musaraba yamenye ko ibyo yizeraga bitari byo, maze abivugira mu gahinda. Bidatinze Yesu w'i Nazareti yarapfuye. Umunsi wakurikiyeho Yesu yagiye mu ngoro maze ahindura ameza y'abacuruzi n'intebe z'abacuruzi abihindura inzige, abashinja guhindura ingoro inzu y'amasengesho ikaba ubwihisho bw'abambuzi. Mu gice cya 13 cya Mariko, Yesu yahanuye ku ngoro y'i Yerusalemu ati, nta n'ibuye rizasigara hejuru y'irindi, kandi ko ibibazo byinshi bizagera ku bigishwa be, ariko yabahumurije ko ibi ari ibimenyetso by'uko ubwami bw'Imana buri hafi kuza. Matayo na Mariko bavuga ko abamurwanyaga bamushinje kuvuga ko ashaka gusenya ingoro. Gusa tugomba kumenya ko ibi byanditswe bine byemewe byanditswe nyuma y'imyaka myinshi ingoro y'i Yerusalemu yarasenywe. Ingoro ya kabiri y'i Yerusalemu yasenywe n'Abaroma mu mwaka wa 70 mu gihe cya Anno Domini, mu gihe cy'intambara y'Abayahudi izwi cyane. Bityo ubwo Matayo, Mariko, Luka ndetse na Yohana bavugaga ko Yesu yahanuye gusenywa kw'ingoro, bari bafite ubumenyi ku byabaye nyuma y'imyaka nka 40 ugereranyije n'igihe cya Yesu Kristo. Ibyo Yesu n'intumwa ze bakoze i Yerusalemu mu gihe cya Pasika byakangaranyije abayobozi b'ingoro yose. Ibi bigaragara neza mu makuru yose akiriho. Umubare w'abantu benshi bamwakiriye ushobora kuba warerekanye ko abayoboke be bari bari kurushaho kwiyongera, ku buryo byatangiye guteza impungenge abatambyi bari bafite ububasha bukomeye mu mujyi wose. Kwinjira kwa Yesu mu ngoro no guhindura ameza y'abacuruzi ndetse no kuvuga ko ingoro izagwa byari ibitero ku buyobozi bw'ingoro yose. Ibi byanahangayikishije Herode Antipa, umwami w'Abayahudi wari umugaragu w'Abaroma. Mu gihe Yesu yigishaga mu byaro bya Galileya, ubutumwa bwe bw'impinduramatwara y'imibereho bwafatwaga na Antipa n'abatambyi b'i Yerusalemu nk'ibitekerezo by'umwigisha wo mu ntara ufite abayoboke bake. Ariko ubwo yazanye ibyo bitekerezo mu mutima w'isi y'Abayahudi, ako kanya yahise afatwa nk'icyago ku muryango kandi yagombaga gukurwaho. Mu cyumweru cya Pasika, Yesu yakomeje kwigisha no gukora ibitangaza i Yerusalemu. Ku munsi wa Pasika nyirizina, Yesu Kristo yasangiye n'abigishwa be mu birori byari byaje kwitwa ifunguro rya nyuma cyangwa se Last Supper. Ibyo byavuzwe mu byanditswe bitatu byemewe ndetse na Pawulo. Nubwo hari itandukaniro mu bisobanuro, Yesu yabwiye abigishwa 12 ko umwe muri bo azamugambanira. Matayo na Luka bavuga ko Yuda Iskariyota yahawe amafaranga ngo amugambanire. Kuko abayobozi b'ingoro batari bamuzi, Matayo yongeraho ko Yuda yahawe ibiceri 30 by'ifeza. Mu gihe bari bari gusangira, Yesu yafashe umugati arawumanyura, abwira abigishwa be ko ari umubiri we. Hanyuma afata igikombe cy'inzoga akibaha, ababwira ko ari amaraso y'isezerano. Ibi bikorwa byo guhindura umugati n'inzoga mu mubiri n'amaraso bya Kristo byaje kuba igice cy'ingenzi mu myizerere y'Abakristo bose, cyane cyane muri Kiliziya Gatolika, aho banabikoresha nk'umuhango mu gihe cya misa, mu gihe cyo gutanga Ukaristiya. Ari byo bituma habaho isakaramento rya Ukaristiya mu misa yose muri Kiliziya Gatolika. Nyuma y'ifunguro rya nyuma, Yesu ntiyagerageje guhunga i Yerusalemu, ahubwo yajyanye n'abigishwa be gusengera ku musozi, asengera mu busitani bwa Getsemani. Yari afite agahinda kenshi, anenga abigishwa be kuba bari biryamiye mu gihe bakagombye gusenga. Abayobozi baramusanze nabo baramutwara, nuko nawe yishyira mu maboko yabo aragenda. Yesu yabajijwe n'umutambyi mukuru w'i Yerusalemu wamushinje kwivuga nk'Imana cyangwa se blasphemy, akamusabira urupfu. Nubwo impamvu nyayo ishobora kuba yari ugushaka kubungabunga umutekano rusange, icyemezo cyemejwe n'urukiko rw'abatambyi maze bamushyikiriza Ponsiyo Pilato, umuyobozi w'Abaroma muri Yudeya. Ibyanditswe bigaragaza ko Pilato yabonye Yesu nk'umuntu utari ufite icyaha, ariko akemera ibisabwa n'abatambyi n'imbaga y'Abayahudi bari aho ngaho, maze ategeka ko Yesu abambwa. Iyi nkuru yerekana Pilato nk'utarifuzaga kwica Yesu Kristo, ariko igashyira icyaha ku Bayahudi bose. Abayobozi b'itorero rya mbere ry'Abakristo bari abanyamahanga aho kuba Abayahudi. Bashakaga kwitandukanya n'Abayahudi kubera intambara nyinshi bari barakoze n'Abaroma hagati y'umwaka wa 36 ndetse no mu 135 mu gihe cya Anno Domini. Bityo byari uburyo bwo kwerekana ko Abakristo ari idini ritandukanye n'Abayahudi kandi ko bari inshuti z'Abaroma. Ibi byaje gutuma Abayahudi bashinjwa urupfu rwa Yesu Kristo mu byanditswe, bikaba intandaro y'urwango rw'Abayahudi cyangwa se antisemitisme rwakomeje mu mateka y'Abakristo. Ku wa gatanu ku itariki ya 15 Nizani
Yesu yajyanywe hanze y'umujyi hamwe n'abandi bantu babiri bari bagiye kubambwa. Abambwa ku musozi wa Golgota nk'uko Matayo na Mariko babivuga. Ahagana saa 9 Yesu yaravuze ati, Mana yanjye, Mana yanjye, niki gitumye unyihorera? Niki gitumye untererana? Ibi bishobora kuba byari ugusaba Imana kurangiza imibabaro ye, cyangwa yari yizeye ko Imana izamurengera ikamushyiraho nk'intumwa yayo hano ku isi. Ariko ubwo yakomezaga kubabazwa ku musaraba, yamenye ko ibyo yizeraga bitari byo, maze abivugira mu gahinda bidatinze. Yesu w'i Nazareti barapfuye. Umugenzi w'Abakristo uvuga ko umwe mu bayoboke be ari we Yosefu w'i Arimataya, wari umukire ushobora kuba yari afite imibanire n'ubutegetsi n'ingoro, yabonye uburenganzira bwo gukura umurambo we ku musaraba no kumushyingura mu mva afashijwe n'abagore bari abayoboke ba Yesu Kristo. Bamushyinguye vuba kuko isabato yari hafi kugera. Ariko ku cyumweru mu gitondo ubwo bajyaga kumusura aho yari ashyinguwe, basanze imva yifunguye iri mu busa. Mu byumweru byakurikiyeho abigishwa ba Yesu Kristo bamubonye yarazutse. Muri uko kumubona ntabwo bamubonaga nk'umuzimu cyangwa umurambo wagaruwe, ahubwo kugaragara kwe kwari ibintu bitarondoreka. Urugero, Pawulo avuga ko Yesu yazutse yamubonekeye akamugaragaza mu buryo budasanzwe. Kubonwa kwa Yesu mu mubiri w'umwuka utandukanye n'imibiri isanzwe y'abantu ni ikintu abahanga mu iyobokamana baganiraho kurusha abashakashatsi b'amateka. Ariko bigaragara ko bamwe mu bayoboke be bemeraga cyane ubutumwa bwe ku buryo batangiye kubukwirakwiza mu bwami bw'Abaroma. Abigishwa be batatu by'umwihariko Petero, Yakobo ndetse na Yohana bakomeje kugira uruhare rukomeye. Sawuli w'i Taruso waje kwemera ubutumwa bwa Kristo nyuma y'urupfu n'izuka rye, yahinduye izina cyitwa Pawulo, aba umuyobozi w'ingenzi w'itorero rishya. Aba bayoboke ba mbere baje kwitwa Abakristo. Mu gihe gito baretse kugerageza guhindura Abayahudi bagenzi babo, ahubwo batangiye kwamamaza ubutumwa mu banyamahanga bo mu bwami bw'Abaroma. Baje kugira abayoboke benshi mu burasirazuba bwa Mediterane, kandi mu ntangiriro z'ikinyejana cya kabiri muri Anno Domini hari amatorero menshi y'Abakristo mu bice nka Anatoliyo mu burengerazuba bwa Turukiya ndetse no mu Bugiriki. Ariko byari mu kinyejana cya gatatu muri Anno Domini ubwo ubwami bw'Abaroma bwari mu bibazo bikomeye bya politiki, ubukungu ndetse n'imibereho. Ku itorero ry'Abakristo ryatangiye kugira abayoboke benshi cyane. Hakurikiyeho imyaka igera kuri 50 y'akarengane gakomeye gakorwa n'Abaroma. Ibi byabaye kuva ku mwami Decius mu mwaka 249 muri Anno Domini kugeza ku mwami Diocletian watangije akarengane gakomeye mu mwaka 303 mu gihe cya Anno Domini. Nyuma yaho umwami Constantino yabonye aho ibintu byerekeza, atanga Edict of Milan mu mwaka 313 muri Anno Domini, yemerera Abakristo kubaho mu mahoro. Hanyuma atangira gushyiraho ubukristo nk'idini ry'igihugu ry'Abaroma. Mu kinyejana cyakurikiyeho ubukristo bwari bwararushijeho gukwira isi yose y'Abaroma. Idini rya kera ry'Abagiriki n'Abaroma ryari riri mu marembera, bityo itsinda rito ry'Abayahudi b'inyangamugayo ryaje kuba idini ryigaruriye isi y'Abaroma yose. Yesu Kristo ni umuntu utangaje, atandukanye n'abantu benshi bavugwa mu isezerano rya kera. Bamwe abahanga bibaza niba barigeze kubaho. Yesu we ntawe ubihakana. Yari umuntu w'amateka uvugwa n'abanditsi batari Abakristo mu kinyejana cya mbere n'icya kabiri muri Anno Domini nka Yosefu cyangwa se Josephus, Tacitus ndetse na Pliny mukuru. Ariko byinshi ku buzima bwe biracyari impaka kugeza na n'uyu munsi magingo aya. Birashoboka cyane ko yavukiye i Yudeya hafi y'umwaka wa 0, hafi y'urupfu rwa Herode mu mwaka wa 4 mbere y'ivuka rye. Yakuriye i Nazareti, abaho ubuzima busanzwe kugeza afite imyaka 30, ubwo yatangiye umurimo nk'umwigisha w'idini ufite ubuhanga, umwe muri benshi bari muri Yudeya mu gihe cy'Abaroma. Yagize abayoboke bake ariko bizerwa. Ubutumwa bwe bwo kuzamura abakene no guhindura imiterere y'imibereho ya Yudeya byarakangaranyije cyane, bikanguranya abayobozi n'ib'ingoro y'i Yerusalemu ku buryo byafashe icyemezo cyo kumurwanya ubwe ndetse n'abayoboke be basuraga ingoro mu cyumweru cya Pasika. Ahagana mu mwaka wa 30 muri Anno Domini, nyuma yo kumucira urubanza, Pontiyo Pilato yemeye ko abambwa vuba. Nyuma y'aho abayoboke be bavuze ko bamubonye yazutse, ko Yesu ari umwana w'Imana, igice cya Trinity kigizwe n'Imana, Umwuka Wera. Inkuru ya Yesu nyuma yaho ni inkuru y'itorero rishya ryavukaga. Bamwe bavuga ko ishusho rye ryaje guhindurwa n'abayobozi b'itorero rya mbere mu kinyejana cya gatatu n'icya kane muri Anno Domini. Bahitamo inkuru zimwe mu buzima bwe kugira ngo zifashe kubaka idini rishya. Bityo Yesu w'amateka biragoye ko twamutandukanya na Yesu wagaragajwe n'ababyeyi b'itorero. Ariko nubwo bimeze bityo ntawe ubihakana. Yesu yagize uruhare rukomeye mu mateka n'idini kugeza n'uyu munsi magingo aya.
ikibazo gisigaye ni iki ngiki: Yesu yari umwana w'Imana koko, cyangwa yari umwe mu bahanuzi b'Abayahudi b'Abamesiya benshi bari muri Yudeya mu gihe cy'Abaroma barwanyaga ubutegetsi bw'Abaroma n'ubw'abayobozi b'ingoro i Yerusalemu bayoboraga mu kinyejana cya mbere cya muri Anno Domini? Inkuru z'amateka za Yesu Kristo ziracyari amayobera kandi zizakomeza kuba amayobera, kuko biragoye ko wasobanukirwa imigambi y'Imana ku buzima bwacu bwa buri munsi. Gusa icyo ugomba kumenya ni uko Yesu ari umwana w'Imana. Amateka hano tumaze kumva arabigaragaza kandi abigaragaza neza cyane, ahubwo icyo tugomba gukora ni ugukurikiza inzira ze zose, tukagendera mu rukundo rwe dukurikiza imigenzereze ye yose nk'uko yabigenzaga. Aya yari amayobera matagatifu, kandi inkuru za Yesu Kristo n'amateka ye bizakomeza kuyoberana kugeza iteka ryose, kandi tuzakomeza kumwubaha. Amateka ya Yesu Kristo mureke tube tuyasubikiye ahangaha, ahari ni mubishaka tuzakomeza dukora ibindi bice byinshi bivuga ku mateka ye n'ubuzima bwe bwose yabayemo. Nkomeje kubashimira buryo ki mudahwema kudukurikirana. Wowe tugeranye ahangaha kuri uyu munota ndagushimiye cyane, kandi Imana iguha umugisha. Nawe tutabashije kwagerana, Imana iguha umugisha kandi uhirwe muri byose ukora. Aya yari amateka ya Yesu Kristo. Iyi ni Freedom Empire. Ndagushishikariza ko wakora subscribe kuri iyi channel kugira ngo ujye uba uwa mbere mu kubona ibiganiro ndetse n'ibyegeranyo dukora mu buzima bwacu bwa buri munsi, dukomeza kwiyumvira inkuru z'amayobera n'amateka y'ibyavuzwe byera ndetse n'ibyanditswe mu bitabo bya Bibiliya, kugira ngo dukomeze dushakiremo igitunga ubuzima bwacu, gitunge roho yacu ndetse n'ahazaza hacu heza dukuriye mu mwami wacu Yesu Kristo. Ndabashimiye cyane. Njye na Charles. Ciao ciao.